ku izina ry'umwana nitwa mama Baraka. Hanyuma ndacabarizwa muri paruwasi ya Rega, itorero rya Kora, ururembo rwa Rubavu. Ndi umudiyakoneze usengewe n'indi mirimo Imana ishoboje. Ndafite intasho z'ahantu henshi hatandukanye. Ku cyumweru nari muri paruwasi ya Rega n'ubundi ku itorero rya Rehobote. Niho umugabo wanjye yasengeraga kera kiri umusore, tumaze no gukora ubukwe niho twasengeye. Hanyuma twari twasubiyeyo kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora. Tujya gutandukana baduhaye intasho, baratubwira ngo tuzagera tuzabasuhuze. Kubw'umwihariko mbabwiye ko mfite umutware azi ko naje hano Kacyiru, nawe yambwiye ngo mbasuhuze. Izo ntasho mureke tuzikusanye maze muzakire. Ndi kubona abantu bicaye inyuma kure, naringize ngo mbahendahende. Aha hagati harimo umwanya, abantu baze rwose twegerane, hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvuganira natwe inyuriye mw'iri jambo. Amen, amen. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se, ati ijoro ryijimye cyane buraca nyuma. Abacuranzi rero sinzi uko byagenze, muri hangana nge mbwiriza ndi kuririmba kwa kundi abacuranzi bamenyereye kuba hanze ijambo ry'Imana ririmo. Ni akazi kabo kuko nge mbwiriza ndi no kuririmba. Muraho haleluya. Reka tuganirire ijambo, tunagiye kuvuga kuri Dawidi. Reka dusome iri jambo, turasanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Imana yacu ni umutetsi mwiza. Ndashimira umukozi w'Imana wambanjirije, Imana imuha umugisha. Twahuye ari indushi ariko uyu munsi Imana yarabisobanuye. Twahuye rwose iminkanyari yaraje, none ndi kubona yasubiye bwana. Icyo nkundira Yesu rero, ntabwo yagusanga utyo ngo agusiga utyo. Uzi ko abantu batanyumvise we? Yesu ntiyagusanga utyo ngo agusiga utyo. Asanga warakomeretse agasiga komoye. Hari abantu nka batatu banyumvise. Asanga warakomeretse akagusiga maze kukomora. Abatananiwe mu mukomere amashi. Yesu ni umugabo mwiza. Mperutse Kibungo mbabwira ijambo riryoshe, ndababwira ngo insanganyamatsiko y'ijambo tugiye kuganira iragira iti ni byiza kuba inshuti na Yesu mbere y'ibibazo. Ibibazo byaza bigasanga Yesu muri inshuti. Banza mutangiye kunyumva. Ni byiza kuba inshuti na Yesu mbere y'ibibazo. Ibibazo byaza bigasanga Yesu muri inshuti. Umva, iyo ibibazo bije Yesu aritambika akarwana nabyo, weho wicece. Usi Betaniya ntaherutse kubikora kwa ba Marita, ngo abayuda bari baje gusoza ikiriyo. Uwavuye kugwa ati mwongere munzanire n'inyweri. Ubu si Yesu ko avuze ngo iyo ndwara si yo kumwica, singaho amaze iminsi ine mu gituro. Uwavuye kuri kambo ati nanjye ndayisubiraho muyimpereze. Yesu yabeshe. Ba Marita batariko twe twabaye inshuti na Yesu Lazaro. Gupfa kwa Lazaro ntabwo bikuyeho ubushuti dufitanye na Yesu. Ndafashijwe. Le blonti tailance. Ni byiza kuba inshuti na Yesu mbere y'ibibazo.
ibibazo byaza bigasanga Yesu muri inshuti, arahagarara akitambika akarwana nabyo. Wowe wicecekeye, mu gitabo cya mbere cya Samweli turasoma ibice 19 hanyuma umurongo wa 11, turamanuka gato hanyuma turasimbuka dusome no ku murongo wa 20. Haravuze ngo haravuze ngo Sawuli aherako atuma intumwa kwa Dawidi ngo bamurinde bazamwice mu gitondo. Namwe niko havuze. Maze Mikali muka Dawidi aramuburira, aramubwira ati iri joro nutiyarura ejo uzapfa. Nuko Mikali amanurira Dawidi mu idirisha, agenda yiruka arahunga. 13. Mikali ahera ko yenda igishushanyo cya terafimu yabo, akirambika ku buriri, yenda uruhu rw'ubwoya bw'ihene arushira ku musego, acyorosaho imyenda. 14. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, Mikali azibwira ati ararwaye. Hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi, arazibwira ati mumuterure ku buriri mumunzanire mwice. Nuko intumwa zinjiyemo zisanga cya gishushanyo cya terafimu ku buriri, ku mutwe wacyo wari uruhu rw'ubwoya bw'ihene. Sawuli abyumvise atonganya Mikali ati ni iki cyatumye umbesha utyo ukarekura umwanzi wanjye, none akaba anshitse? Mikali amusubiza ati yambwiye ati reka ngende, namwica muhoye iki? Noneho hano ku murongo wa 20 aravuze ngo Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura. Samweli ahageze Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zigira zite zirahanura. Babibwiye Sawuli, atuma izindi ntumwa nazo zirahanura. Arongera atuma izindi ubwa kangahe? Ubwa 3, nazo zirahanura. 22. Bukeye arihagurukira Girama ubwe, arasukira ku iriba rinini ry'iseku, arabaza ati Samweli na Dawidi barihe? Umuntu umwe aramusubiza ati bari Nayoti Rama. Nuko ajya Nayoti Rama, maze umwuka w'Imana muzaho, nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti Rama. 24. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi. Yambaye iki? Ubusa. Yiriza umunsi akesha ijoro. Nico cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo Imana ishize ku mutima, rifite insanganyamatsiko igira iti imbaraga z'amasengesho. Reka nongere nsubiremo. Insanganyamatsiko iragira iti imbaraga z'amasengesho. Muranyumvise? Hari ibintu bigera kuri 7 biranga umuntu ufite imbaraga z'amasengesho. Icyakora kubera umwanya ari muto ndavugaho nka 2 gusa. Icyambere, umuntu uriho imbaraga z'amasengesho cyangwa umuntu ufite imbaraga z'amasengesho, icyambere kimuranga amenya ibizaba kandi bitaraba. Siko abantu batanyumvise. Kanongere nsubiremo.
niba hari ikintu cya mbere kiranga umuntu ufite imbaraga z'amasengesho, amenya ibizaba kandi bitari byabo. Kamanuke. Ubu si murabyumvise? Amenya ibizaba kandi bitari byaba. Nushaka kubimenya, ejo bundi Elisa igihe ngo Abasiriya bashakaga gutera Abisiraheli, igihe cyose bateguraga gutera Abisiraheli, umwuka w'Imana yajizaga kuri Elisa. Elisa yibereye mu cyumba, Abasiriya nabo bakarema inama, umwuka wera akaba muri iyo nama. Haleluya! Ibyo bavuze byose umwuka akaba ari kubyumva, yarangiza umwuka akaza akabyongorera Elisa. Ndashimira Imana yaduhaye umwuka wera, tumenya ibizaba kandi bitari byaba. Niba hari ikintu gitumye dukomera, nuko tumenya ibizaba kandi bitari byaba. Helimonte skena Andre Glazon. Abasiriya baba bari mu nama. Uzi impamvu utari wapfa abantu baravuze ko uzapfa? Uzi impamvu byara baravuze ko utazabyara? Uzi impamvu wubatse urugo batari bazi ko ruzamara imyaka 2? Nuko Imana inama zose bizicayemo. Siko mutafashijwe we? Inama zose Imana ibizi. Yo baherutse kwandika, arandika ngo Imana yica imigambi yishakura kugira ngo idasohoza imirimo y'amaboko. Abanyumvise haleluya! Mwami wa Siriya akaremesha inama, ahubwo atumva rero ejo tuzanyura ibunaka. Umwuka wera yicaye muri iyo nama, kaza akabwira Elisa, tumva mwana wa. Haleluya! Abasiriya bavuze ko bazanyura ibunaka, bo babivuze mu marenga. Reka ngusobanurire iciza cy'umwuka wera. Batuvuga mu marenga, umwuka akadusobanurira. Noneho mu gitondo bahaguruka ngo bagiye gutera Abisiraheli, hahandi bavuze ngo baranyura. Elisa nawe agahita atuma ku mwami w'Abisiraheli, aramubwira ati shaka ingabo uzoheze zije guhagarara ibunaka. Abasiriya baza bunamye bari kunyonyomba, baje gusanga bagasanga Abisiraheli bameze guca. Mwami w'Abasiriya ati ninde wavuye muri twe? Baba baremye inama ati wowe urakaye, ni wowe watuvuye muje kubwira Abisiraheli. Urakaye turetse kamere z'iwacu, ntabwo ari Mwami w'Abasiriya akongera akareba umuntu uri guhekenya amenyo ati wowe uri guhekenya amenyo, ni wowe watuvuyemo. Uri guhekenya amenyo turetse kuba navuye mu rugo ntonganye, hari n'abazaga batonganye. Uretse kuba naje natonganye, naho ubundi sinjye wavuyemo. Umwami w'Abasiriya yarakara. Umwe ati uretse kurakara, mfite agatekerezo. Abisiraheli muri bo harimo umuntu wuzuye umwuka wera w'Imana witwa Elisa. Iyo twicaye turi mu nama, umwuka wera uri muri Elisa aba yateranye natwe. Ndashimira umwuka wera. Don't piske lies. No mu nama z'abanzi bacu umwuka bayicayemo. Muvuge ngo amen. Arega umwami w'Abasiriya tumva rero nungutse igitekerezo. Uwaje kugota Elisa akareka Abisiraheli tukabanza twica Elisa. Baravuga bati ibyo nukuri. Ngo bapanga kuja gufata Elisa ngo bamwice. Naho uko bari kubiganira umwuka nawe yicaye mu nama. Niba hari ibyirato abizera dufite, tuze ejo kandi tutarahagera.
niba hari ikintu gihangayikishije isi n'ejo, ariko twebwe ejo tuhazi tutarahagera. noneho umwuka arazongorera Elisa, hamubwira ati mwana wa dore bari mu nama. Elisa ati ndi kubareba. Umwuka akora kuri Elisa gato. Nicyo cyatumye Yesu abwira abigishwa umwuka naza azabamenyesha ibyenda kuba. Umwuka akabwira Elisa ati dore baraza kukugota butaraca. Noneho ngo bapanga kugota Elisa. Elisa agira umugaragu witwaga Gehazi. Imana ikurinde Gehazi. Gehazi ntiyabuza amasezerano gusohora, ariko Gehazi aragukereza. Siko abantu batanyumvise? Ntiyabuza amasezerano gusohora, ariko Gehazi aragukereza. Icyakora icyiza cya Gehazi ni ifirimbi yibutsa Imana kudutabara. Ntabwo mubyumvise de? Nzongera kubivuga ariko muransengerera. Nari mvuze ngo icyiza cya Gehazi ni ifirimbi y'Imana. Ni ifirimbi yibutsa Imana kudutabara. Noneho ariko Mana ndafashijwe pe. Noneho ngo baza butaraca mu gicuku, ngo baje kugota nde Elisa. Ariko ndashimira Imana idutabara butaraca. Ntabwo yadutabara bwakeye, idutabara butari bwaca. Noneho ko baraza baragota Elisa. Rero umwuka yari yamubwiye amakuru, ariko Gehazi ntakamenya amakuru. Gehazi sinzi ukuntu ati databuja uri gusinzira. Elisa ati reka nisinzirire. Gehazi ati inkweto zanje ziri he? Elisa ati mwiri joro sugiye gutaha ubukwe. Gehazi ati nshaka bote. Elisa tugiye gutema ishamba ryahe? Gehazi ati mumpereze na kamambiri. Gehazi yakuraza ijoro, Gehazi atuma udasinzira, Gehazi agutesha umutwe kandi wifitiye amakuru. Elisa ati niko giha kwaraye utajyamye. Gehazi ati bati nshaka kositime. Elisa ati suraje mu buhebu. Gehazi ati njyewe mpereze ipetero yanjye. Elisa ati ariko giha ko wabuze amahoro byagenze bite? Gehazi ati ntabwo uzi ibintu biri kubera hanze, hengereza urebe. Elisa ati reka nisinzire. Gehazi ati ubwo narasinzira. Elisa ati kubera iki se ntarasinzira? Reba ari hanze. Elisa avuga ati giha reka mpenda hende inyereka ibizaba kandi bitaraba, ikunkorere ku maso ho gato. Ntabwo Gehazi imukoraho cyane, ntabwo imukoraho cyane, imukoraho gatoya. Munsi yarazi kurapfa akabona urarokotse. Imukoraho gato, nta mwanya ifite wo kwirigwa irakora kuri ba Gehazi. Imukoraho gato. Uyu munsi Imana imunkorereho gato. Gehazi wari ukwitambita, Imana imukoreho gato. Hanyuma Elisa ngo abwira Imana ngo ndakwinginze nkorera k'uyu musore ho gato. Imana ibigize ikiti. Gehazi ati ndongeye ndabonye. Elisa ati biki? Gehazi ati yomenya nkisinzirira ijoro ryose naraye. Gehazi rero harari irondo batazamuhemba, aja gucuraguza, aravuga ngo ibintu bizangarura aha. Elisa ati biki giha? Gehazi ati yo mbibona kare mba nasinziye. Bigenze bite? Gehazi ati narindi gutinya abakorodofensi, none mbonye special. Narindi gutinya, ariko mbonye ingabo zirusha agaciro izo nari ndi gutinya. Elisa ati bigenze bite? Gehazi ati mbonye ingabo nyinshi zigose Elisa. Soma Bibiliya, ni ukuri ko Imana ntabwo zari zigose Gehazi, zari zigose nde? Ntanga Imana ifite zo gupfa ubusa zo kurinda ba Gehazi. Cokora bashinzwe kubona izitugose. Ubanza ndagaruka vuba. Bashinzwe kubona izigize gute? Izitugose, bazitaba gose.
Imana ni umuhanga, mureke tuyikomezeho. Imana yohereza ingabo zo kugota Elisa ntizigote Gehazi. Soma Bibiliya ni ukuri kw'Imana. Ibi ndi kukubwirana n'abisomye. Nari mvuze ngo muri bimwe biranga umuntu ufite imbaraga z'amasengesho, amenya ibizaba kandi bitaraba. Kabiri, atungura iminsi. Atungura, umubona akodesheje, ejo ukazamubona nawe afite abapangayi. Umubona agaragara nk'upfuye, ejo akazakomokwaho n'abantu benshi. Izo zari ingingo z'ingenzi. Noneho rero aha twasomye ni Dawidi mwene Yesayi w'i Betelehemu. Hari Yesaya umuhanuzi, Bibiliya itubwira ko ari we muhanuzi mukuru, ariko se wa Dawidi we yitwaga Yesayi. Uyu rero Yesayi ngo yagiraga abahungu beza cyane, nawe yari yiyiziho ko afite abana beza. Umunsi umwe hamagara abahungu be, hatangira ati, Shama we. Shama ati, pereza. Eliya bati, karame. Aminada bati, ndi hano, muze hano. Arabitegereza, arebera iyabo, ngo yari umusore mwiza w'uburanga, ngo ufite ibigango muremure. Ahabwa ateri yabo, mwana wanje, nshingiye ku mbaraga mbona ufite, nshingiye ku gihagararo, uzaba umugaba w'ingabo. Eliya bati, ndabyakiriye. Areba Aminada bati, Aminada, ndebye ukuntu uri guseka neza, kandi ngabona ukuntu uri kureba neza. Mwana wa, weho uzaba dogiteri. Aminada bati, nta kibazo. Abarebye Shama ati, sha wowe yo nkubonye nshira umubabaro. Shama we, nta mwanzi wantera, turi kumwe, wowe uzaba koroneri. Abahamagaye Dawidi ati, niko sha? Ati, wowe iyo nkurebye ibyawe biranyobera. Umuntu uri mu mugambi ayobera abantu. Ntabwo munyumvise. Umuntu uri mu mugambi akenshi ayobera abantu. Baragushaka bakaba bagwicuza abaco. Musi umwe papa yigeze abwira mama ngo nta cyiza kizamuturukaho. None dore abantu bamuturutseho. Nuko ntivuze cyane, ndakaze. Simpagarariye abagore ku itorero, ubwo ndi umushumba w'abagore. Ngo mpagarariye ministeri y'abamama, mbese ubwo ndi minister. Ariko papa yigeze abwira mama ngo nta cyiza kizagira gute. Musaza wanjye nkurikirana umushumba uwitwa Semajeri, iwabo ni nje bucura. Muramuzi? Ejo bundi kuri 18 n'ururutse indege, mberutse Dubai. Ejo nari mfite isafari. Burya koko wacaniwe n'Imana, irana mwenyegereza, ko twatewe mu rugo rw'Imana, tuzashishira mu bikari bya. Akagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite ni Yesu. Batwibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana. Ariko DJ, muri kubona aba DJ banze kuncurangira we, uzi n'ukuntu nzi no gutitiza.
muri aho kuba munini rero nabyo ni ikibazo, dore byuya noneho nururutse indege, umutwara arampamagara ngo sheri, nanjye ntishu muragera hano ryari, turi bangahe? Mpita nibuka ukuntu papa yavugaga ngo nta cyiza kizaturuka kuri mama. Ndavuga ariko Mana, kubera iki papa yagiye vuba? Agiye atabonye uko nururutse indege, abantu banzaniye indabo ku kibuga. Ubwo bwa mbere nari mbonye nka ziriya ndabo, ntagiye ahubwo ndazibika ngira ngo ntabwo zizuma. Ntimwandenganya, nibwo nari nzibonye. Muraho Yesu aravuga ati Dawi, iyo nkurebye ibyawe ntabwo mbibona neza, ibyawe biranshanga. Naringize ngo nkubwire ngo va ku bantu, impamvu bakuvuga uko utari nuko ibyawe babiyobewe, ibyawe byarabacanze, bakuvuga uko utari. Izi neza ukuri ni yakuvuze ho. Hati wa mwana we, iyo ngurebye ibyawe ntabwo mbisobanukirwa. Haravuze ati Aminadabu ati perezida, ihuta undebere rwa rukoti, rwa rundi rumeze nk'urw'abashumba, urumunyambikire. Eliya, ndebere inkweto za zindi z'ibibote uzimuhe, maze munshakire n'igikoni ngo igikira. Yibwira ngo ubwo ari kumuha ibibi naho ari kumuhanurira. Uzi ko abantu bibwira ngo baratujugunye naho badutaye mu mugambi. Hoya soma mu gitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva, urahasanga inkuru ivuga ngo nyina ananiwe kumuhisha, amubohera kato kaboheshejwe hitiskino peklas, ngo gafite n'ubushishi, amujana mu ruzi. Uyu ni nyina wa Mose, yarananiwe kumuhisha, amubohera kato ngo mu ntami, agasiga ibumba ry'ubushishi. Aka kato abahanga bavuga ko kari kagizwe n'ibintu bitatu. Mbibabwire ntabwo mwarushe, muracafashwa. Noneho aka kato kari kagizwe n'ibintu bitatu. Icyambere kari kagizwe n'intango. Intango namwe niko muvuga, bivuga ngo Imana nizi itangiriro ryawe ikamenya n'iherezo. Kabiri kari kagizwe n'umuzenguruko, uvuga ngo nkuko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka gose abantu. Gatatu kari kagizwe n'umupfundikizo, uvuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ise wa Dawidi nawe rero afata ikoti amurinda imbeho, afata inkweto, haleluya, sikrobenansi, afata inkoni, bisobanura ngo azaba umuyobozi. Hanyuma ati genda unshakire n'udutama twananutse hariya mu rwuri utumumpere. Harangije abwira Dawidi atumva rero, ugiye kuragira mu ishamba rya sogokuruza witwa Bowazi, ihute. Ubundi mu isezerano rya kera iyo bavugaga ishamba babaga bavuza umurima. Umurima rero ni umurimo w'Imana. Hanyuma ambwira ngo ja mu ishamba kuragira. Iri shamba ryari ry'umugabo witwa Bowazi, kandi Bowazi birasobanura ngo muri we harimo imbaraga. Amwohereza mu murima wa Bowazi Krisino Pez. Dawidi kuko yaragiye ajugunwe, kuko yaragiye bameze nkaho bamutaye, aravuga ngo izindi nzira zose zirafunze,
inzira zose zirafunze ngo ayoboke inzira imwe yitwa gusenga. Usiko mutanyumvise di? Havuga ati ndabizi neza ko amaboko ya papa njugunye, aya mama yo yanjugunye kare, ikizatuma nkomera muri iri shamba kandi binkomeretsa birimo. Mu ishyamba ntabwo ubona ukubwira ngo humura. Iri shamba riba ririmo inyamaswa zitandukanye, iri shamba riba ririmo imbwebwe, riba ririmo inyamaswa zifite umunwa muremure, riba ririmo inyamaswa zifite inzara ndende. Iri shamba uzasangamwo amasatura, uzasangamwo isega, kandi isega abahanga bavuga ko ari inyamaswa yiruka amasaha 24 ntiruha. Mu yandi magambo isega manza ari mwene wabo wa Satani. Iri shamba Dawidi aravuga ngo iri shamba ntawe nzaganyira, amaboko ya papa aranjugunye kugira ngo nzashobore kurwana n'ibyo nzahurira nabyo muri iri shamba. Gahunda ni ukuyoboka amasengesho. Ubundi abahanga bavuga ko Hebrews amasengesho ariyo yonyine ageraho Imana ituye. Siko abantu batanyumvise di? Amasengesho niyo nzira yonyine igeraho Imana ituye. Ayoboka amasengesho. Dawidi ngo si ukuba umunyamasengesho, arenga urwego rwo kuba umunyamasengesho ubwo ahinduka amasengesho. Abanyumvise haleluya, haleluya. Ubwo ahinduka amasengesho. Iri shamba ryari ririmo inyamaswa zitandukanye, ariko barokore nubwo iri shamba ririmo inyamaswa, ariko na nyiri shamba ari hafi. Muranyumvise? Na nyiri shamba nubwo yaba yihishe ariko arahari. Biragaragara ko amaso y'umubiri atapfa kumubona, ariko nyiri uyu murimo arahari. Tuzahuriramo n'ibidushwaratura, tuzahuriramo n'ibiduca intege, tuzahuriramo n'ibyitambika, ariko nyiri umurimo arahari. Nubwo acecetse ariko arahari. Arahari. Azi ko Nyirapasika yaje kubwiriza. Arahari. Azi ko wataye akazi ukaza, azi ko wigomwe ukaza. Hetopiske lai gloss. Dawidi ngo arenga urwego rwo kuba umunyamasengesho ahinduka amasengesho. Naringize ngo tubwire Imana ngo udushoboze kurenga urwego rwo kuba abanyamasengesho, ubwacu duhinduka isengesho. Twabonye abanyamasengesho benshi bateka umutwe, kandi avuga ngo ni umunyamasengesho, akajya mu iroje akivuga ngo ni umunyamasengesho, agakubita inzoga. Ariko iyo wahindutse amasengesho utwika icyaha, usuzugura icyaha, ugera ku rwego urenga icyaha ukagisuzugura. Hanyuma ngo ari muri uwo murima, nshuti yanjye, yahiga ibintu bigera kuri 4, ariko ndavugamo nka 3. Icambere ngo yahigiye gucuranga, ahigira kuririmba, ahigira no guca bugufi. Ari muri iryo shamba, Imana yo kabyara ngo ireba Dawidi, ibona afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Irururuka ivugana nawe iti mwana wa Dawidi ati narinzi ngo data ni Yesayi, none ndacafite undi mubyeyi ukingirira imbabazi, unsanze mu ishamba. Mana iti ndi Imana irusha isiko amaboko, ndi Imana itoragura uwo abantu bataye, ndi Imana iha agaciro uwo abantu bajugunye, ndi Imana itita ku butayu umuntu arimo, ahubwo nita ku cyo namuvuzeho. Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yakuvuzeho. Pela kiskene tai
ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yakuvuze. Ubutayu ni inzira abera tunyuramo kugira ngo tugere i Kanani. Ntimuzange ubutayu, baroko ntimuzange ubutayu. Ubundi abahanga bavuga ko mu butayu ariho honyine twumvira ijwi ry'Imana. Uzi ko mutanyumvise? Mu butayu niho honyine twumvira ijwi ry'Imana. Naho i Kanani naho kwitondera amategeko. Muyobozi uranyumvise? Mu butayu niho twumvira ijwi ry'Imana, ariko i Kanani naho kwitondera. Imana ibwira Dawidi ngo mwana wa, aho siko atari nge ndahari, uranejeje, nzakugirira neza. Dawidi ati byanyura he? Mana iti mfite ubundi buryo. Dawidi ati ko ntize bajama ko papa yabaturiyeho ibintu byiza. Aminadabu papa akamuvugaho ibintu byiza, Eliyabu papa akamuvugaho ibintu byiza, ngewe akanyohereza hano. Imana iti humura, isiko yavuze nk'umuntu ariko nge mvuga nk'Imana. Ibyo yavuze kuri ba Eliyabu yabivuze nk'umuntu, ariko nyumva nje mvugane nawe nk'Imana ishoboye byose. Nzakugira umwami. Dawidi ati amina, ariko si w'ikihe gihugu? Imana tuzayobora Abisiraheli. Dawidi ati naho Sawuli. Imana iti reka ico kigoryi, naramugaye. Abahanga bavuga ko Sawuli yakoze ibyaha bitatu. Icya mbere, Imana yamutumye kurimbura, ararokora, ubwo ni ukutumvira. Icya kabiri, yagiye kuraguza. Icya gatatu, yagiye gutamba kandi atari umutambyi. Ibyo byaha uko ari bitatu bibabaza Imana. Imana ibwira Dawidi ari mu ishyamba, iramubwira ngo ntiwongere guhanga amaso kuri Sawuli, namaze kumuca ku ngoma. N'ikimenyimenyi uzakora mu gihe cye, ukore no mu gihe cyawe. Aba bantu baranyumvise cyangwa bananiwe? Iyo ukiranuka ukora mu gihe cy'umwanzi wawe, ukazakora no mu gihe cyawe. Muranyumvise? Muri gufashwa? Iyo ukiranuka ukora mu gihe cyawe, ugakora no mu gihe cy'umwanzi wawe. Hanyuma Dawidi ati ubwo ari wowe ubivuze, ndabyemeye. Imana iti nzakugirira neza. Nibwo Imana yagiye kwa Samweli, iramubwira ngo Samweli we, rekeraho kuririra Sawuli, namaze kumuca, ahubwo niboneye umwami. Genda i Betelehemu kwa Yesayi, uje kunyimikira umwami. Samweli abaza Imana ngo none Sawuli nabimenya ntazanyica? Imana iramubwira ngo Samweli we, nzi kuri kunkorera mu gihe kigoye. Baroko, Imana izi iki gihe tutarakigeramo. Maze na korona Imana yari yizi twebwe tutarayikandagiramo. Twebwe ntabwo twigeze tuyipangira, ariko Imana yari ibizi. Iramubwira ngo igihe cyo urimo ndakizi, humura Sawuli ntabwo azakwica, mfite ubundi buryo. Weho reba inyana, ugende uwo murahura umubwire ngo ugiye gutamba, ntumubwire ko ugiye kwimika. Ariko ndashimira Imana izi iki gihe. Ubwo uri kugira ubwoba ngo deperi yari ya kera, ibintu byarahindutse. Hano hindutse iby'iwawe, iby'itorero biracyari. Hanyuma Samweli araza, abahuye n'abati Samweli ugiye? Samweli ati ngiye hano higi Betelehemu. Ugiye kugira ute? Ngiye gutamba. Batahubwora. Ageze kwa Yesayi atumva, ntabwo nje gutamba, ahubwo mu bana bawe Imana yabonyemwo umwami. Yesayi ati rwose ntiwavangiwe, mfite abasore beza. Uwitwa Eliyabu araseka, amasara agaseseka.
Eliya Shama Aminadabu we dufite abashitsi baraza bashaka umukwiziniye uzi guteka neza. Humura, Imana izakugaburira ibyo utatetse. Hari abatetsi bashinzwe kubiteka. Umuntu akaguca intege ngo i Kigali nta bibanza bihari. Icyo Imana yakwandikiye kirahari. Wowe nta mwanya unoze waba umukomisiyoneri. Reka da, ntabwo turi abakomisiyoneri, ahubwo twebwe iby'Imana tuhaye tuzabigeramo tutarinze twakomisiyona. Ubwo mbivuze neza? Nwese ntiherutse kwimura umurozi hari Musanze ikantuza. Igipangu cyanjye cyari gituyemo umurozi, uyu munsi hatuye umuhanuzi. Ibi mbabwira mbifitiye ibihamya. Gumana hariya mwibereshi nukuri kw'Imana da. Suri kubona ntari umusirimu, ntuye mu basirimu. Hariya mwibereshi rwose yurenze kuri ADPR gakeya uhita ugera iwanjye, aho niho ntuye. Iherutse kuhanyaga umurozi hashira umuhanuzi. Amina. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambaye ni 6:45. Amina. Mbibabwire neza cyangwa nzagaruke? Ndabanza nareba ko mwarimu ari gufashwa. Mbese ni uratuma nsoza vuba cyangwa nkomeza? Noneho rata Eliyabu ngo yari umusore mwiza. Araza yari umusore mwiza, umuntu watumye Samweli avangirwa. Abahanuzi ni muhumure, ntabwo ari mwebwe ba mbere bavangirwa. Na Samweli yaravangiwe. None yari yabahingutse Samweli atubanza ruyu we abaravangiwe. Azamuye ihema Imana iti cicika, sindeba nk'abantu ahubwo nitegereza umutima. Samweli ati kwimugaye ndagira nte? Yesaya ati cangwa wavangiwe. Ubwo yabirenze kuyikemera nde? Ndashimira Imana itareba nkuko abantu bareba. Iyo ireba nkuko abantu bareba, aha turi ntabwo tuba tuhari. Uza bavuze ngo ntituzabyara, abavuze ngo tuzatoragura amashashi. Nabyaye umwana wa kabiri, umuntu yarambwiye ati niko mama bara wabyaye wa kabiri? Ndi ati se ubwo uzamugabura Yesaya ni Yeremiya ni ibyakozwe n'intumwa ni ibyahishuwe? Pita nirukira muri Yesaya ndamusomera ni kuko umwami Imana izantabara. Nico gituma ntamwa. Ubu niba nyina w'abana yambaye aca, abana bambaye bate? Kumwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara, nico gituma mu maso hanjye hakomera nk'urutare. Noneho baba bazanye Aminadabu. Aminadabu aza yamanuye ikositime barate y'igifungo kimwe, yambaye na timba. Samweli atubanza ruyu. Samweli ngo azamure Imana iti ako kaboko ndagaca. Samweli ati irabya. Yesaya ati data we waje wasenze neza? Samweli ati ndangije 7. Ba Yesaya batuma abahanuzi bavangirwa. Ubibonye ute? Nasi ubonye tuzabana cyangwa ntituzabana? Si ubwo yaguhanurira ati ndebera ni umuhungu cyangwa ni umukobwa nzabyara? Ubwo si yakubwira ngo iki? Ba Yesaya batuma ba Samweli bavangirwa. Mureke tugaruke. Noneho baba bazanye Eliyabu. Oya bazana Shama, mumbabarire. Noneho Shama bakimuzana azamuye Imana iti nuwo namugaye. Yesaya atariko nubwo wambwiye ngo wafashe ibintu ntabyo wafashe. None abona ari niringiye bose ko utababonye mu mwami biragenda bite? Samweli ati se nta wundi? Yesaya ati rwose ntawe.
igihe abantu batakikwibuka, Imana iracagufite mu bitekerezo. Nta wundi Yesu ati yo mfite agahererezi ariko rwose kibere myinshi ariko si wowe. Iraba yagaye aba bantu bafite ibintu guca ubu koko ako kana nikirareba. Bashama bati noneho rero twebwe ubwitugaye muzana ibiryo tube turirira. Ntiragira kutugaya ngo mutwicishe n'inzara. Samweli ati sasu wa santi ravuze ngo ntimurya kandi ntimunwa umwami atari yaboneka. Umva bahise babwira papa we ati gahunda irahindutse. Gahunda ni ukuja gushaka Dawidi kugira ngo aze n'izi nkoko tuzige vuba. Wayoze ngo bagiye kumushaka kubera imbabazi n'inzara yari irimo. Hari harimo n'imbaraga z'inzara. Baragiye barirutse basanga Dawidi yibereye mu ishamba ari kubwira Imana ati ni buno cyangwa ntegereze. Mana iti mwana wa kubwanje nzabyikorera, ntashatuma izina ryanjye ritukwa. Baraza bati niko Dawidi iwacu dufite abashitsi. Dawidi ati ngwira tugenda uje guseba nkuko natwe twasebye. Dawidi ati nje ntabwo ndaseba, navuganye nivuga bikaba hategeka bigakomera. Ngwino uje kumwara natwe twamwaye. Dawidi ati hamwara batarasenze n'abasenze turamwarura. Kesi metaizonen dufite Imana idusebezura. Aha abandi basebe twebwe ka dusebezurira. Bivuze neza cyangwa mvuze ikinyaruhengeri. Ubu ndi Kigali mwitonde, je ndavuga ni Kinyakigari. Erejibere Dawidi ati mureke manze nivuganire n'Imana. Niko n'uyu munsi cyangwa ntegereza Imana itihute ugiye kwambarira ikamba aho wambariye ubucocero. Dawidi ahita kubitamwe udukweto twitwa bazi Imana yabo. Nibamara gukomera bakore ahita arimba ati ribanga kubakijijwe aribanga kuri bo nubwo ubona bagenda kubona baruha ariko bazaruka bageze mu ijuru. Murekeraho ndikubona amasana yari kugenda. Dawidi ngo ahinguke, Samweli ngo akibona Dawidi imbaraga z'Imana zirongera ziza kuri Samweli ngo azamura ihembe abamusutse amavuta. Ako kanya amase yivanga n'amavuta bibyara ubwami. Amazina ahita ahinduka. Bavugaga Gashumba, bavugaga kariya kana Kadogo, Sagatwa, ibyo bashaka. Dore ko buri wese akwita izina bitewe n'igihe urimo. Dawidi bati nyakubahwa, ntabwo bari kongera kuba bati Kadogo. Nyakubahwa dore hariya hari ameza. Baratangiye ati ibi ni ibiki? Ashinga mu ifurusheti ati ibi biyoka si nibiki naho n'amakaroni. Ibi bikokosi ni iby'ishamba, ni ibyo mu gihugu, ni ibitubura none buride. Bati nyakubahwa izi ni inkoko. Nibwo yahise yandika ngo ntunganyiriza ameza. Haleluya! Abantu tukiri kumwe mutere haleluya. Asubira mu ishamba. Ndabatangariza ko kuba twaravuganye n'Imana ntibikuraho ko tugeragezwa. Iciza cyo kuvugana n'Imana twe no ku munsi mubi turakomera. Ubu si 2019 ntabwo uzi ko buri wese avuga ati vision 2020 utazaba afite inzu azaba afite ihene, azaba afite ihene, azaba afite urukwavu. Twese tuzi ko 2020 ari amata n'ubuki. Muri uru rugendo uzatungurwa n'ibyo utari witeze,
uzarara indaro utari uzi kuzarara. Twagiye twumva itangazo ritunguranye, insengero zizakomeza gufungwa, utubari tuzakomeza gufungwa, abanyarwanda bose barashikarizwa gukaraba intoki bashiramo metero. Kuwa mbere ni guma mu rugo. Umudive nawe yarutse kuririmba mu byo twari twiteze, twari twapanze mu igenamigambi, coronavirus warurimo. Hari uwari warayipanze, ariko no muri yo Imana yabanye natwe. Ababonye Imana muri corona, haleluya, babonye Imana igaburira abantu turi muri guma mu rugo, haleluya. Ababonye Imana igaburira abantu imipaka ifunzwe, aribo gusa batera haleluya. Ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze. Asubira mu ishamba, bene nyina bajya ku rugamba kurwana, ngo bageze ku rugamba abafilisitiya barabacucuma, bigera ubwo ngo bihisha mu nzobo, bacukura inzobo bihishamo. Harega n'ubundi umuntu utariho amavuta ku rugamba ntiyarushobora. Isera ngo yabohereje ku rugamba yibagirwa uriho amavuta. Uriho amavuta aja mu ishamba, ntubabazwe n'ubuzima urimo, bakwibesheho, ariko amavuta azagukura mu ishamba, azagusobanura. Uwacu yabivuze neza, azagusobanura. Afata abatariho amavuta abohereza ku rugamba, uriho amavuta amwohereza mu ishamba. Ngo bagere ku rugamba, umufilisitiya witwa Goliyati ngo arabasuzugura, bagera ubwo baje birirwa mu buvumo. Igihe kiragera, Esayi atuma kuri Dawidi ati, mwana wa, ngwino nguhe imitsima ujanire bakuru bawe, n'ubundi abantu batariho amavuta tuzabagemurira. Siko mutanyumvise? Dukwiye kwikorera imitsima kuko twebwe turiho amavuta. Haleluya. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Nubwo bantuza babivanga, twebwe turacariho amavuta, tuzagemurira abari ku rugamba. Yikorera umutsima, agenda yambaye inkweto zitwa biringiye Uwiteka, ameze nk'umusozi Siyoni. Akubitamwe agapatiro kavuga ngo ku bwanje nzabyikorera. Aragiye, ageze ku rugamba akabona inzobo, akabura abantu. Hata abantu bari he? Akabona ubutaka bubisi, akabura abantu. Haratangira ati, niko Shama we, Shama tuwo ninde ubwiye Goliyati ko nkiriho? Eliyabu we, Eliyabu ati, nanje barabimenye. Kumurace. Aminadabu we, Aminadabu ati, sezerera umugaragu wawe Mana, kuko nanje Goliyati amenya aho nihishe. Dawidi ati, Eliyabu we, Eliyabu ati, kandi Goliyati sinzica nshakaho. Shama we, Shama ati, noneho nanje birarangiye. Sinzi ukuntu yarebye ababonye imyo. Ati, niko Eliyabu ati, Goliyati amenye ko ndi hano. Dawidi ati, sindi Goliyati, ko muri hano. Shama ati, wa mwana we wavuga buhoro, ntabwo uzi ikintu kiri hano hirya. Dawidi ati, nigikize? Shama ati, ntawe ukivugaga mu gitondo. Ubundi hatariho amavuta atinyaga ubusa. Nigikeri cyapfa ngo banduze, ngo bangende gahunda bize, ngo nje karitsiye ndayimukamo, kandi ari igikeri. Umurozi naramubwiye nti, Imana nkorera irakwimura ihantuze, nta n'igiceri ngira. Ukwiye kuzamura kwizera, ugasuzugura imbaraga ziturwanya. Dawidi ati, nigiki? Eliyabu ati, ariko wa mwana udatuma turondogora,
nose nibiki Aminadabu ati rata nica Goliyati. Imana imbabare kuba nkivuze. Ese cyabatwaye iki? Shama ati wavuga buhoro. Turi hano turi gukina. Uri kubona turi guseka. Dawidi ati uwo Goliyati yarabatijwe. Andi bati nta nubwo azi dawe uri mu ijuru. Yiringiye Imana ishobora byose se. Shama ati reka da biringiye ca Dagoni. Ca kindi banura imvura iguye. Izuba ryaba ryinshi. Ca kindi gifite amaguru. Uwo niwe ubateye ubwoba. Batari gutakari ukagira ngo aratwishe. Urusaku rwe rwonyine rwadukuye umutima. Dawidi ati ye Sawuli sariye. Ati nawe ari hariya. Nawe ari mu mwobo we. Agomba kuba mu mwobo. Agaciro ni amavuta. Uzatambuka aho abandi batinye. Uzarwana izananiye abandi. Uzakirizwaho ibyaha biri. Ibyononye abandi wowe uzabisuzugura. Dawidi ati si Sawuli wamubwira akamuneshereza kiriya gihanya yazamuhembika. Abandi bati waceceka wasubira mu rugo. Dawidi baragiye asanga Sawuli aragiye ngo agiye gushakaho Sawuli. Sawuli! Sawuli ati nanje Goliyati amenya aho ndi kuko. Dawidi ati niko ko wihishe. Sawuli ati ahubwo ndebera niba atari kundeba. Indesi Goliyati. Dawidi ati umufilisitiya utarakebwe uwamukwicira. Sawuli ati wakana we ntabwo wamushobora. Dawidi ati nje namushobora. Sawuli ati ngaho mpa ubuhamya. Dore ikizatuma ba Sawuli bamenya ko twashobora Goliyati nuko dufite ubuhamya. Ntabwo munyumvise we. Ubuhamya butuma Sawuli atwemera. Ntimuzabona umuntu atanze ubuhamya ngo mugenga ariko nabo bazi kwirata. Ubuhamya butuma umenya imbaraga z'Imana. Kera twumvaga ngo ba Esteri, tukumva ngo ba Morodekayi, ariko natwe ubwacu buturi ibihamya. Uzi ko mutanyumvise? Ngewe nigeze nsonza maze amezi ane nshatse. Inzara iranja. Banzaniye ubugari, nshatse isosi nyibuze. Umugabo wanje mu kureba mbonye ari isosi y'amazi, kumira birangararira. Ku munsi wa kabiri nabwo biramunaniye. Mbonye umugabo ananiwe ubugari mbwira Imana nti Imana waratubeshe. Ubu bugari nanje ndabuzana ku musozi. Nti Yesu weho naswo n'umwuka wera ndabubazanira namwe mu buryo. Narabwikoreye nja kubutekera ku musozi witwa Ndabirambiwe. Niba mwumva umuntu watekeye Imana ubugari ninje. Izo zari ingingo z'ingenzi. Zagaruka hakiri kare dore amasaha yagiye. Noneho rata muraho ariko turacyari kumwe. Imana yohereje umuntu araza araburya. Umuntu ansigira n'ibihumbi 60. Arambwira ngo iyeri iravuze ngo nguhaye amafaranga. Kandi Imana ihita ivugana nanje ngo uhere umwanya. Mwana wa nzajya nkugaburira. Kandi koko Imana igenda ingaburira. Nzagaruka kubibabwiraho kuko amasaha yagiye. Hanyuma Dawidi abwira Sawuli ngo reka nguhe ubuhamya. Ngewe igihe nabaga ndi mu ishamba, intare yaraje ndayishwanyaguza. Idubu